banyita Kiwi ariko banzirize banyita Eugene biterwa nuko wifuza kunyita. Ni Kiwi Rwanda Africa 1 kuri YouTube. Ndi kumwe n'abahungu banjye. What one man, I'm here, the name of it's a vat my nigga, we got body my nigga, oh yeah bro, no cap man, wagwa Ngo twubatse ahakomeye. What's ahakomeye ni sketche. Twubatse Kiwi the buzz, Kiwi the premier. Yeah, ndi kumwe n'abahungu banjye wowe. Yeah, it's a bang bang man nigga, I'm sad boy. Ngo twubatse kejer. Twubatse ahakomeye. Ngo twubatse ahakomeye. Nungira ujye ugenda gake kugira ngo utanahuma kuko mba nambaye bimena amaso ibigukubita ugapfa ibikugeza mu ntabo ugapfa neza ukazuka ukongera ukagaruka ukande ugapfa inshuro 200. Ngo ngeze mu rungabangano telefone irasona sinzi icyo gukora telefone irasona nkagira ngo ni wowe urancanga ukamvanga nkifuza ko wagira icyo ukora. Papa, what's up Kigali mumeze bute bantu wanjye none wa munywa MC Vacho hamwe na DJ hamwe na JJ na Kiwi Boss wagwan wagira top Kigali mumeze bute bantu banjye none wa muzoje wa ngo twubatse ahakomeye. Ngo twubatse ahakomeye. KJ ngo twubatse ahakomeye. KJ ngo twubatse ahakomeye. Babahungu b'i Kigali mu murwa. Kejen. Ni babahungu babafite mu murwa. Abari tayari tugende say wa Kiwi Rwanda Africa nizere ko mumeze neza amajyepfo amajyaruguru we wakoze subscribe turagushimiye ndetse nawe utarayikora se ugutegereje ikiwe. Imbere yacu kuri kamera turi kumwe n'abasore ndetse n'umusore mwiza ndetse n'inkumi nziza ngo bimeze biteze. Karisawa bimeze neza cyane nabi. Dada bimeze biteze. Vibe kundi aho bifashe mu mwana se tangoye igikoma bimeze biteshere nta kuna aba yagutayemo akana. Biba byaciyemo nta kibazo. Ibi byose biba byaciyemo ari wanene. Kibazo cya telefone umukameramani wanjye nanzamwirukana bizagenda gute? Ndabona nkwiye kumwirukana buri gihe telefone yiranderanje byata. Cyangwa n'umushahara muke umwongeze. Avuye se cy'abanyarwanda ko banze gukora subscribe banze no kubireba. Oya babyumve kabisa. Ngo bimeze biteze. Urebye nta kibazo tumeze neza. Ibiracamo. Turabakiriye kuri Kiwi Rwanda. Urakoze cyane. Tubahaye ikaze mwatangira mutwibwira. Ubusanzwe ngiye Robin ni izina rituruka ku ki? Robin urebye iri zina ababyeyi banjye bakundaga football. Yego. Nza kwisanga barinyise. Ubwo ni ba Robin van Persie hafi aho ngaho barayikundaga cyane. Mu kibuga urabasha se cyangwa ubasha? Mu kibuga ndagerageza. Cya football cyangwa cya gisanzwe? Football igisanzwe. Araza kutubwira mu kibuga arabasha cyangwa n'ibindi byose. Cya football ndabasha aho ndagerageza. Ariko wowe ko twakwambura ijambo. Mu kibuga arabasha? Hose arashoboye. Ahora nshaka kutuyobya zari bya football gusa. Ediko bayobya. Dada tugwaye ikaze nawe. Amazina yanjye ni Happiness. Yapaye ngako sinda bigirane. Robin Happiness. Yego. Ujye mu Happiness. Ibyo biri ngombwa. Happiness uyibona cyangwa igusabire mu kiganiro. Urayinsabira kabisa. Urabimfashamo. Ibintu yemerewe kuri kamera ze kubyumva ko biza gukuze kubinsabira kabisa. Happiness ni izina rituruka ku kiryavuye ku kiryo cyangwa ni izina ry'imihanda ngo urashaka happiness ngo ndagwa happiness. Nagari ry'imihanda narahawe n'ababyeyi banjye. Ni izina hawe n'ababyeyi. Bakubwira ko ryaje gute? Jati ndibaza abambyaye bari happy baravuga ati reka tumwite Happiness. Ababyeyi noneho we barakubiye kagihumbi. Ababyeyi bari muri Happiness umwana uvutsemo bamwita Happiness. Yego. Bimeze bite se mu buzima busanzwe? Mu buzima busanzwe nyine biraho. Bimeze neza. Iyo uvuga ngo bimeze neza ku mukobwa nka Happiness ibintu bitatu bishobora kugaragaza ko ameze neza n'ibibi. Okay. Icya mbere just nuko mba ndi muri societe mbana n'abandi. Cyo ni icya mbere. Icya kabiri. icya kabiri nuko
nuko nta bibazo mba mfite njye sinjya ni stress nabo nta kibazo ufite wangurije 5 ze aya 5 wenda nazayaga ubutaha ariko niyo nawe ntayafite ntabwo njya ni stress nta mpamvu yo kwi stress noneho iruhande rwakaba hagaze umusore mwiza nk'ubu cyane ariko ngo wakoresheje ibanga aya nzari kubwira ubutaha ariko wabwiye abanyarwanda n'abakobwa b'ubu ibanga rihe abasore barabuze ni gute umusore mwiza nk'uyu nguyu nka Happiness yamwigondeye amubonye bisaba imbaraga zihe nyine z'amafaranga izagatuza oya bisaba gusenga icyambere na buryo wasenze ntacyo wabura ubwo abakobwa mwabuze abagabo amavi yamize mu butaka ubundi musenga abagabo baraza bamanuka mu ijuru bareba se cyangwa ubwo ni ubundi buhanga azagushaka undi babwira ibanga rya nyaryo tugiye kuganira ku ngingo isa nkaho ireba amakupure cyangwa ireba abasore n'inkumi bari mu relationship cyangwa bari mu rukundo hari ikibazo kivuga yuko urukundo kuri ubu ngubu rusa nkaho rwabaye ikibazo rwabuze ese wemeranya n'abantu bavuga ko urukundo rwabuze Happiness najya rukundo ntago rwabuze ahubwo rwo rwarababuze niko kuri buriya cyane kubera ko abantu benshi baza badashaka urukundo bafite ibyo bashaka kandi rwo none se tuvuge wagiye gukunda uyu mukobwa hatari icyo ushaka kamemu ugiye kubivugaho ibyo urumva ko ukoze ikintu kidafite goal cyangwa intego sinzi nimba cyapfa kuba achieved wamenya ute se ko wakigezeho wamugani wamenya gute ko wakigezeho biragoye kugira ngo ukora ikintu udafite intego nk'umuntu muzima uba utekereza ufite ibikorwa bindi bisanzwe ukora ukabona ubigezeho iyo ugiye no muri relation uba ufite intego rimwe na rimwe twe nk'abahungu navugira abahungu hari igihe duhura n'ikibazo ugasanga abakobwa ngo bashaka abajeni cyangwa abahungu rimwe na rimwe biyubatse ufite agakebo ke uhembwa neza ufite status imeze neza okay ndabagarukira nawe wanze umuntu umeze neza ariko twese tutaburesinzwe gutyo bishatse kuvuga ko tutabona abo twifuza nge aho ngiramo confusion birangonga cyane Happiness tugiye kumugira uhagarariye abakobwa bose ku isi urumva intera tukugejejeho ku isi mana atari no mu Rwanda kurenza sinireba ngo ukoresha kugira ngo uburenze no gusenga nabikubwiye none bitumye hagararira abakobwa bose ku isi ugiye guhagararira abakobwa bose muri iki kibazo Robin ari kwibaza ese abasore badafite ikofi batakoze ikofi ni ntabwo bizashoboka ko bazabona abakobwa bashaka bifuza kubera ko nta mafaranga bafite kuki abakobwa muri ukunda amafaranga cyane kuruta abantu ntabwo ari bose ntabwo ari bose kandi ikindi ntabwo umusore waba uri umusore uvuga ngo nta mafaranga ufite ngo ntaki ikiza nuko nyine wakora ukayashaka abakobwa bo barizana Kigali man Kigali urabona ukuntu umufungo wabuze bro mufungo ni ikibazo ntabwo wabuze ngo ugende ukore cyane ngo amafaranga nese kuki utamwemera adafite amafaranga kucyambira nakubwiye ntabwo ari bose ariko abenshi nyine bagendera ku makuba umuntu afite amafaranga nk'umukobwa ubona biterwa n'iki bituruka kuki urugero ndeba abakobwa nabo navuga ko ari abakobwa b'abanebwe bumva ko agomba kubaho kuko afite boyfriend ukize yaba akennye akamureka ubwo urumva harimo ubunebwe kuri bo abakobwa icyambere ubwo n'abanebwe bari kwanga gukora ngo bakora amaboko mu mufuka ngo bakore yego kandi nanone buriya uri nk'umuhungu ukaba ufite girlfriend kumuha amafaranga buriya ntabwo ari byiza cyane ubu uri kumwica ahungu mwumvireho ako kantu mukumve najya gutamo oya just yanama bishaka ariko atari ibihoraho bitari iyo bishatse kuvuga ko ntabwo ari responsibility ntabwo ari inshingano okay nshobora kubikora ariko ntabwo ari inshingano none reka none tugaruke kuri iki umukobwa kugira ngo akwemerere ko mukundana akakwemerera urukundo rwe
tayari abagiye mu nshingano zawe. ibyo nibyo bibica. ariko kumva ko okay icyo kintu hari igihe tucyumva nabi. Yego ngaho dufatanye. Hari ukumva ko agiye mu nshingano zawe ariko se how gute? Okay nk'abahungu turi kwiyubaka, abajene bagenzi banjye naho turagera, hari aho dushaka kugera. Iyo ufite ibigupushinga kukumanura rero rimwe na rimwe nk'abo bakobwa kumva ko n'utwo dukeya ashobora kubonaho, hari igihe bishobora kukwafegita kugeraho nyine kugira ugeraho ushaka kugera bikakugonga. ubwo niyo mpamvu njye ukuntu mbyumva bajye badufasha ubundi mbere na mbere urukundo ukuntu ndubona iyo umuntu mwakireye ubushuti before ko mukundana mukaba muri inshuti uwo muntu akugirira impuhwe uzabicunge neza uzabibona. Akugirira impuhwe ku buryo ashobora kuvuga ngo nakora iki kugira ngo tuve ahantu hamwe cyangwa tugere ahandi. Ibyo bintu akabiha agaciro. Reka ngaruke kuri Happiness. Ni gute ushobora kumbwira ko wakundana n'umukobwa ntumushyire mu nshingano zawe, wakwishimira gusohokana na Happiness igisuko cye gishaje? Urambajije ubwo? Yego ndakubajije. Ntabwo uciye mu ijambo, ubwo nyine niba igisuko gishaje kandi ntayo gukoresha imisatsi ahari uwo umukobwa afite, umusore kuyaguha ni wayafite. Oya gute se umukobwa watayashaka ngo abyikorere? Ariko aho nanjye musaidiye abivuze neza kandi nawe wari utubajije neza. Ndamutse nyafite, uramutse uyafite ucyumve neza, ndamutse nyafite nanjye ndi umuntu nkuko hari igihe wumva umubiri urashonje ukavuga ati ni gute najya gusangira n'umuntu wanjye. Aho ni igihe biri ngombwa. Ndayafite igisuko kimeze gutyo bivuze mise nikora ndavuze ngo okay wakoresha ariko nyine nkabikora nafite competition yo kuvuga ngo ninabikora abandi babikoze baramujyana ibintu nk'ibyo. Iyo ubikoze kubwo ubona ko ari ngombwa urumva ko muba mufitanye umubano wuzuye kandi uri mu bwenge. Urwo ni urugero rumwe nari ntanze. Wakwishimira kubona sheri wawe afite telefone ya matushi kandi ufite ubushobozi bwo kumugurira iPhone 12 cyangwa 17? Oya, hari igihe nanone hari selfishness, hari igihe twikunda nkuko twifuza ko iyo umeze neza wumva ko wajyana n'umuntu umeze neza cyangwa ufite ukahagaze kuyimugurira ufite ubushobozi. Exactly, that is good. Nanjye nabikunda. Ariko urumva ko wavuze ko ufite ubushobozi ako kantu wakongeyemo. Ako kantu urimo avuga ari nkongeyemo no kugira ngo ugaruke ku kintu cya mbere wibajije uvuga ngo ni gute abasore wumva yuko udafite amafaranga udashobora gushaka umukobwa cyangwa kwifuza umukobwa ushaka. Bro, tubwizanye ukuri, hari igihe urwego uriho rutakwemerera gushaka umukobwa wifuza cyangwa ushaka bitewe n'iki na bwa bushobozi. Ibyo ndabyumva, ibyo turi kujyana, ariko turi kujyana nago nanjye hari ukuntu mbyumva. Yego, umva uko mbyumva rero. Ubukire ni mind, ni mu mutwe. Ubutunzi bwa mbere ni mu mutwe. Hari igihe umukobwa akubonamo future akakubonamo hazaza. Direct akukanya naba agifokasinga ngo ufite iki, akagukunda bitewe n'uwuriwe. Yabona uri umuntu uri smart wiyitaho. Hari umuntu ushobora kuba afite vision, hari igihe agukunda arebye mu mutwe, arebye imyitwarire yawe mu mutwe. Ubwo rero njyabona avuze ni babandi bareba ibiri inyuma, ibiri physical, ibyo babona akavuga ati ura muhungu afite amafaranga kuki namufollowinga, kuki mu buzima bwa mbese kumva ni wakeneye. Abo ngabo nibo narindi kugarukaho, kumva ko ushobora kubona umukobwa ari uko ufite icyo ufite. Ariko nabo bajya bazirikana neza ko iyo bimeze gutyo haba hagiye kubaho kugurana. Ndaguhaye ibyo ukeneye nanjye ngukeneye nyine kubyo ngukeneyeho. Happiness, hari abakobwa dufite bakireba byibuza bagabasha guhinguranya umusore bakareba imbere, bakareba ejo hazaza hiwe, cyangwa turi kureba kubifatika tukareba ko yambaye keche nziza, agenda muri kebo nziza. Abo barahari kuko nk'urugero naguha abakobwa bazi ubwenge ntago bareba ibiri inyuma. Abazi ubwenge nyine bakunda umusore bavuga ati ufite future, umutipe wihiringa tu kugira ngo abone ibiceri. Umukobwa umusore wihiringa cyangwa umuja mukishakisha mu buryo bwo gushaka imibereho,
kugira ngo umenye yuko bizakunda ubibwirwa n'iki uvuge ati ndamunambaho nubwo ntacyo afite ariko ejo ndabizi ni ikirombe kizaza ikintu cya mbere kibikubwira kuko muba muganira kenshi cyane ibitekerezo bye nuko akora nyine ukuntu uba umubona biba byigaragaza none kiriya Robene yaravuze cya manguhe cy'abasore cyangwa cy'urukundo rw'ubu ngubu rusigaye rushingiye kuri manguhe cyo ukivugaho iki nk'umwana w'umukobwa ndagushoramo byose ariko nawe ningukenera ni kwaje iriya yo navuga ko ari game ni game nyine tu ni game kuri byo tusigaye tubona mu rubyiruko cyane cyane mubona biri gupfira hehe nabikubwiye nyine umukobwa w'iyi minsi niba mukundanye bisaba inshingano zose bivuze ko ari we zihita zijyaho nakubwiye ko ari ubunebwe bw'abakobwa tudashaka gukora ubwo nk'inama wabagira ni iyihe inama nabagira ni uko bakora nyine tu ni uko bakora bakora amaboko mu mifuka ntabwo turi uruganda ariko namwe bari kubashinja ngo kugira ngo umukobwa wo mukundane icyumweru cya mbere cya kabiri nuko muba mwaryamanye abo bafite uko babyumva nanjye mfite uko mbyumva ariko iyo umuntu ari uwawe hari igihe n'ubundi bibonera mu bikorwa cyane none kuki urukundo rw'ubu ngubu cyane cyane rusigaye rugaragarira yuko baryamanye mu busambanyi muri rusange tubivuge akaba ari true love nimwe igaragarira se buriya ndavuga kuri ubu ngubu ntabwo ushobora kumanana n'umukobwa ukwezi utaratura hasi ku basore bubu gusa tugendeye muri iyi minsi biragoye umuntu biterwa n'iki umuntu byacika ikintu mbona kibitera ntabwo twizerana hagati yacu hari nk'igihe ureba ukavuga ati umukobwa ke ndi kumushoramo nka gutyo byabisuku wamukoreshereje ukavuga ati ubu nagaruriza he koko ariko iyo bibaye hari igihe uvuga ngo hari icyo nabonye uko biri kose urumva ko ni ya exchange nyine yaguhaye ni nka barter trade ya kera watangaga ikintu kimwe bakaguha ikindi niyo mpamvu rero nk'iyo agize icyo agufasha nawe ukagira icyo mufasha mu buryo bumwe cyangwa ubundi nta gihombo kirimo ni barter trade none uko gufashanya happiness wowe urabyumva birancana ntabwo nari mbizi bimenye ntabwo nari nzi ko ari uko byesitaye wari ubizi gute nga turi twari ubizi just njye nari nzi ko niba mukundanye ibyo byose niyo byaba true love ntabwo ijya yihishira ase uracyavuga yuko true love ikibaho muri Kigali cyane ushingiye kuki nehereyeho wowe urayigira njye ngira true love cyane ntabwo urahemukirwa mu rukundo oya ntabwo ndahemukirwa ubwo si umwana mu rukundo kamugarukeho ubwo ni umwana mu rukundo just ndi umwana nyine ufite kundera nkakura ndahari ngo nkorere I'm here for you by the way dori Robert twizere kutazabaza happiness urumva rwose nta mpamvu ko nzagendera kuri ibyo byose she's a child aracyari umwana gutyo tuzafashanya nta mpamvu yo kubabaza undi mwana cyangwa uzajya wirinda kumubabaza ahubwo wabaza abandi ku ruhande niyo ngingo nayishigikira cyane niyo nayishigikira cyane hari abasore nanone ushobora gusanga afite umukobwa akunda ari aho ngaho ku ruhande akavuga ati nzamufata uko ari ni umwana nk'uyu nguyu umeze nka happiness ariko ku ruhande abica bigacika bibaho biterwa n'iki byo bituruka kuki ariko ibyo ngibyo turabitwarira kuri both sides ku mpande zombi hari n'umukobwa abona umutipe yari akabona ni dagerera aho ngaho ni umwana we bakananga avuga ati rwanda nzamugira umugabo w'ejo hazaza akamushyira hariya ariko akaba afite igisaza none kimumenamo ibiceri bikaba byanamufasha no kurera wa mwana we afiteho ku ruhande igisaza kandi ukuntu bivuze nibyo cyane yego nanjye ukuntu mbibona hari igihe umukobwa iyo true love wavuze ibaho iyo umukobwa agukunda bya nyabyo nta kintu na kimwe wafokasinga kuri wowe no amafaranga reka rero hari igihe nk'icyo gisaza uvuze cyangwa abandi bajene bayakoreye
abakuramo icyo ashaka kubakuramo ariko agakomeza akagufokasingaho by'urukundo rwa nyarwo. ariko nabo bakamukoramo akazi. Hari igihe bagukoramo akazi nyine nabo sinjije, hari igihe bagukoramo akazi. Hari igihe bagukoramo akazi ariko hari abakobwa baba bazi ubwenge ukajya gukenera kumukoramo akazi ayo yarayakuyemo cyane. Okay, none ndibaza uyu mukobwa ubayeho mu buzima bumeze gutyo, bari kumukoramo akazi, yego akakwitaho nk'umuntu akunda bya nyabyo, igihe kirageze noneho mugiye kuba mwakwimariya, mugiye kuba umugabo n'umugore byemewe n'amategeko, ariko yakurinze bya bindi bibi ariko yabinyuzemo. Ese nujya kuhanyura wowe, nujya kuhanyura ugasanga hameze hari imvugo ba Brian bakoresheje ngo mwidamu, ugasanga ni nko mwidamu, aho hantu so hazaturuka ya makimbirane yo mu rugo, kuvuga ko ntacyo ushoboye kuko yamenyereye akazi kera kandi nibwo ugiye kugatangira. Ariko abakobwa bacyumvireho, yego impuhwe batugirira ngo nta mafaranga dufite cyangwa ngo hari aho bari kuyakura bakabafasha ibindi. Niyo mpamvu n'izi divorce nyine zifite ishingiro. Hari igihe tubona ibintu tukagira ngo ni izindi mpamvu ariko biba bifite ishingiro. Nka gutyo bivuze ahantu iyo usanze ari nko mwidamu yarakweretse urukundo, hari igihe kubyihanganira bikugora. None ugasanga uri no kunyura mu nyaruka. None iyo unyura mu nyaruka hari igihe birangira asubiye hahandi yanyura. Ibyo bivuze nibyo cyane. None mubona byacika gute mu rubyiruko rw'ubu ngubu, mu bakobwa b'ubu ngubu, mu basore b'ubu ngubu? Turebye inzira ya bugufi, kunyurwa. Umukobwa niyumve ko yaba mu buzima burenze standard ariho, level ariho, bigenze gutyo akanyurwa n'uko ari, akakira umuntu bari kumwe, byakemuka. Dusigaye twifuza tukarenza. Kwifuza ubwabyo ni icyaha, iyo urebye nayo bikuzanira n'izindi ngaruka. Urumva ko nimba ugiye mu bisaza hari igihe nabyo bikwemeza, bajye bacunga neza, bitonde. Nibyo byadufasha kunyurwa n'icyo cyonyine. Bitagenze gutyo bazakomeza bakenera ibyiza batabasha kwiha, bajye kuba bibaha ariko nabo babakoremo akazi. Bitumeje aza habo hangirika. Happiness wowe urabivuga iki dusoza? ntago najya kure yiwe kubera ko nyine kunyurwa, iyo umuntu atanyuzwe nyine akenera ibya mirenge. Kandi icyiza buriya ibyiza ntago ari ugushaka umuntu urenze. Ibyiza nuko ushaka uwo muri hamwe mukazamuka. Murakoze cyane, turabashimiye rero kuri Africa. Kandi namwe murakoze. Ibi bintu byadufashije cyane. Kandi muganirije abanyarwanda neza cyane. Twizere ko inama mubahaye, ibitekerezo mubahaye hari aho bigira, aho bivana bikagira naho byabageza. Turabashimiye rero, nakagaruka komeza ukurikirane ibiganiro tugutegurira, kandi twizere yuko Kibi Rwanda Africa ikomeje kuba insanganingwe mu mitima y'abanyarwanda. Nakagaruka, ciao ciao, mwakoze cyane.